Ikaze none rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Ese ni iki tugiye kureba? Uyu munsi tugiye kureba ukuntu isi igeramiye wa mugani w'abashinga ntahe. Isi kera twari tuvuga ngo irikoreye, ariko abantu bikoreye isi. Bimeze gute? Ko nababwiye rero, maze mbasubize mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, ku mwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bakunda kwita Kristo. Ese tugiye kureba iki? Tugiye kureba ukuntu abantu bikoreye isi. Ese barabizi cyangwa ntibabizi? Kwinjiremo rero, mbere yo kwinjiramo ubanza ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Abakomeje kwiyandikisha ndabashimiye byimazeyo, nawe utariyandikisha kora subscribe kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi kandi ukuri kubohora imbohe. Nk'uko nakubwiye rero mu kanya, kera twari tuvuga ngo isi irikoreye, ariko wasanga hari tutarabyumvaga. Ubu bimeze nk'aho abantu aribo bikoreye isi. Ni ibigaragara buri wese ategerezanyije ubwuzu, amakenga, amashyushyu, kumenya ibizaza, yaba uyu mwaka cyangwa se umwaka utaha. Ngira ngo 2019, 2020, 2021 byaduhaye umusogongero udashidikanywaho, utarakanguka ngo amenye ibintu bijya sinzi uwo ari we. Ubushize rero hashize nk'iminsi 2 nkuzira video mvuga ngo isi yose yahawe Satani, isi yowe na Satani iri mu kinyoma, ibintu byose barabihinduye, ntibaramya Imana mu kuri no mu mwuka. Maze rero nitegereza, nkareba ibiba hirya no hino, ngahuza n'ubuhanuzi, naje gusanga ikiremwa muntu kiri mu kaga gakomeye cyane. Tigute Satani afata igihe cye agategura ibintu mu mutuzo, nta gitutu, yarangiza akazana ibintu akabyegeka ku bantu, ntawe yabajije, ntawe agishije inama, agacura inkumbi mu bantu. Biriya bintu bya 2020 bijya kuba byari bishyushye byo, tuburira abantu turababwira ati bantu ntimujye muri ibi bintu, dore isi igiye kubitura hejuru. Baranga. Muri iyi minsi rero Satani amayeri afite n'ayahe? Satani akoresha umutuzo kugira ngo abantu bose bumve ko ibintu ari mu nange, baterera agati mu ryinyo, bibagirwe. Satani ashyiraho igitutu, abantu bakibagirwa, bamara kwibagirwa, bum, agahita azana ibindi bintu bitunguranye. Wibuke ko Satani akorera ku myaka 5, imyaka 10, yewe na 15, ariko cyane cyane akunda gukora ku myaka 5. Nuvuga rero biriya bintu bashyize mu bantu. Nkunda kwibanda ku mwaka 2020 kugira ngo tufate nk'ari ifatizo ko ari 20 nyine, hashize imyaka 5. Nuvuga rero ngo Satani azi neza ko abantu bamaze kwirara, abantu batera agati mu ryinyo, agomba kugira gute? Agomba kongera kubatungura kugira ngo azane ibindi bintu abashyire mu abanogonore, arangize ya gahunda ye mbisha afite. Ibi ndabivugira iki? Reka mbaho urugero. Hashize ibyumweru 3, 4, ukwezi hafi aho ngaho, nagiye kubona mbona abakinnyi b'umupira mu Bwongereza cyane mbona bose bafite amakwe ku munsi wa 6 Huye, bintera amakenga. Nagiye kubona mbona muri Norvège hari ubukwe, numva muri Amerika y'Amajyepfo hari ubukwe, mu Burayi hari ubukwe, hirya no hino hari ubukwe bw'abakinnyi. Byaranangaje cyane ukuntu ubwo bukwe nka 5 niba atari ubwo nabimashije kumenya nka 5 buhuye icyarimwe uwa 6. Nese nibaza ibintu bihatse iki? Kombi ijwi ryaje kumbwira riti ni ukurangaza abantu. Kurangaza abantu kugira ngo bigende gute? Ese ubukwe, imipira bihurira he n'ibintu bari gutegura bizaza ngo bashyire mu bantu? Reka tuze turebe aho bihurira. Hano rero ndatanga urugero rw'imipira, kubera ko imipira niyo bakoresha cyane kugira ngo irangaze abantu. Bayikoresha cyane kugira ngo irangaze abantu, kandi bivuga ko amashampiyona yose ubu ngubu yose asa nk'ari mu biruhuko,
iriya mikino iri kubera muri Amerika ntabwo yarangaza abantu bose ngo bishoboke. Ayo makwe rero wibuke icyakurikiye ayo makwe, hahise haba ruriya rupfu rutunguranye rw'umukinnyi wakinaga muri Liverpool, ntabwo myinjiramo cyane ariko reka nkwereke ukuntu bihura. Yatangiye gukina muri Liverpool 2020 niko bavuga, bamuhiriye nimero 20, kandi noneho akomoka muri Portugal. Abakinnyi bakina mu Bwongereza batatu bambara nimero 20 muri Manchester City, ureba Liverpool n'indi kipe imwe ntibuka neza, berekana ko batatu urumva ni 6 wa mubare wa muntu. Kandi noneho ruriya rupfu rw'uriya muhungu barusinise cyane kugira ngo rukwire mu bantu cyane. Urebe ukuntu imbaraga bashyizemo kugira ngo barusunike. Kandi noneho bivuye no muri bwa bukwe, nawe wumva ko yari avuye muri bwa bukwe. Urumva ibyo sinzi ukuntu babihuza, abantu bazi kubara iriya mibare. Twe tuba dufite ubumenyi wenda butari bwinshi cyane, ariko tuzi ko bifite aho bihurira n'iyo mibare. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo buriya bukwe bwabaye ngo burangaza abantu, kandi nawe ubwo bukwe yari aburimo, nawe yakoze ubukwe muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo babikora byose kugira ngo barangaze abantu, noneho bakomeze basunike gahunda zijya mbere za Satani. Abantu bajya mu guhaha mu mahahiro yo mu Burayi cyane cyane, sinzi no muri Afurika byaratangiye, wabonye ko bazitiye, bameze nk'abari gutraininga iriya AI cyangwa system yabo yo guhaha umuntu yihahishije, kugira ngo abantu bamenyere bajye mu mujyo. Noneho igihe nikigera cyo kuzana iyo system, abantu bazabe baramenyereye ku buryo bizoroha. Urugero rero bakoreshe n'uruhe bya 20 byane bateye mu bantu, bigafata bigakunda, abantu bakabyemera, bafite garanti, bafite imibare. Ngiye mvuga ko bafite imibare ibereka ko bishoboka, ari nabyo bizatuma cya kimenyetso umubare n'izina by'inyamaswa bijya mu bantu. Abantu bose isi yose barahindutse, twumva ubugome buri ahantu hirya no hino, abantu banza abandi bikomeye kubera kwiheba. Ariko wikwiheba, wiwe muri abo ngabo bihebye, tuzi neza ko bitoroshye. Ibivugwa cyane cyane mu bihugu bya Afurika, twumva ngo amarangamuntu, irandangamuntu ifite chip ngo bashaka kuzana, twumva ngo abantu bayiganiraho cyane, ariyo iraje abantu ishinga. Ese uzabigenza ute? Uzabyifatamo ute? Uzabyemera? Uzabyanga? Ibyiza njye nakubwira, uzabanza ubisuzume urebe ibyo ari byo. Nubona ari ibintu bashaka kwinjiza mu mubiri wawe, ntuzabyange. Ushobora kubyanga kuko Imana ivuga iti birashoboka abazihangana kugeza ku munota wa nyuma bazakizwa. Ushobora kubyanga. Ikibi rero kibabaje ni iki? Ni uko amaleta yacu yo muri Afurika ariyo batamika ibintu nk'ibyo, bagashumiriza abantu abaturage ngo babifate ku bwinshi bakabirimbura, ariko Imana yonyine wenda niyo izabihosha. Kubw'ibyo rero tuzi ko Satani arubikiriye. Wari wabona agaca kubikiriye umushwi. Urabona umushwi nyine uba witorera, ntabwo uzi n'ubwenge. Niyo mpamvu uvuga ati Mana, kuki utuma abantu babisha bakora ibintu byabo ucece rwihishwa, bakadutungura nk'agaca gatunguye umushwi w'inkoko. Uzarebe agaca kanuye umushwi, kaba kihishe, kagahita kahuranye, umushwi ntumenye uko bigenze. Satani rero n'abambari babo muri isi uko bameze, nabo barabundikiriye. Icyo tuzi cyo ni uko uyu mwaka cyangwa umwaka utaha, byanze bikunze ari ibintu bagomba kuzana mu bantu kugira ngo gahunda zigende zitembere. Ni imyaka 5 kuzageza muri 2030 kugira ngo noneho bazabe bashyize gahunda zabo mu bikorwa. Ariko ibi ryagaragaye ribarikisha isuka. Ushobora kugira uti urabyivugira ubwawe ko babundikira nk'ababundikira umushwi w'inkoko, tubigenze gute? Birashoboka. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ni ugupfa no gupfa. Aho gushyiramo ibyo bintu ngo uzajye mu irimbukiro no kwemera ukaba wapfa upfiriye Imana, upfiriye ukuri, upfiriye ijambo ry'Imana, niyo mahitamo nyine. N'ubundi ntawe utazapfa. Ibi bintu ni ubugingo cyangwa irimbukiro. Abantu rero ni ukuvuga ngo bagomba kuzishyira hamwe
bakabyanga bivuye inyuma nk'uko byagenze kera mu bihe bya kera. Birashoboka abantu bashobora kubyanga bakarwana iyandanze yewe no kurimburwa n'urwo rupfu rwabo byaba bikaba, ariko ukavuga Satani yewe ntabwo nshaka ibintu binshyiramo ngo nze ngo nizane. Benshi bazabyigenamo. Twavuze impamvu zizatuma abantu babyigenamo. Abantu barambona gute, imitungo nifitiye, reba ukuntu bimeze, sinshaka kwiteranya. Ibyo bintu byose nibyo bizatuma abantu bajya iyo bigiye nyine bakurikira abantu mu kigare, babijyemo bibarimbure nyine. Bizaba by'akanya gato, ariko ibuka ko abantu bose bazamenya ko iri ari kirimbuza abantu bazanye noneho rurangiza. Nuvuga ngo hari igihe kizagera abantu bose bagahita babona ko ibyo bintu ari ibya Satani ku mugaragaro. Hari abakibishidikanya. Njya mvuga nkibaza ni ese hari abantu bagishidikanya ko Satani kuko ari we wibasiye isi, ibintu byose gahunda afite, hari ukibishidikanya? Yes, barahari. Nubwo nanjye njya mbyirengagiza rimwe na rimwe, ariko barahari batanabikozwa. Ubwira abantu ibintu by'ubuhanuzi akubwira ati warasaze ahubwo weho ntabwo uzi ibintu aho biri, twe turashaka ubutunzi. Imana rimwe na rimwe igitubwira, ijwi ryayo ikatubwira se aka kamanyu k'umutsima k'isi ntushobora kugereranya n'ibintu biri mu ijuru mu bubiko hamwe Kristo yatubwiye ko ajya kututegurira amazu tuzabamo abazaramwize kugeza ku munota wa nyuma. Ntibyoroshye, ntabwo byoroshye. Ndabivuga gutya nzi ko bitoroshye, ko igihe kizagera natwe tujye muri ibyo bigeragezo, duhitemo Imana cyangwa se duhitemo ibyo by'abantu. Niyo mpamvu tugomba kwitegura tukitunganya mbere y'igihe, ku buryo tuzaba tuzi ko tugomba kunamba ku Mana tukemera no kuhata ubuzima, aho kugira ngo dufate ibintu bizatujyana mu irimbukiro. Ntabwo ibintu byoroshye. Iminsi iri imbere ntiyoroshye. Abantu b'abantu muri mu Rwanda mwebwe mwatubwira uko ibintu bimeze, kuko bivugwa ko muri Afurika ariho bazatangira kurigerageza, kuko bazi neza ko batangiye hano mu baturage bo mu Burayi ko bavuga ibintu bya demokarasi byabo, bazi ko bidashobora gupfa gufata. Niyo mpamvu rero bakora ibintu bita guinea pig, nk'igerageza barikorera kuri Afurika. Afurika rero urumva ko niyo bazabanzirizaho, urumva ko nk'igihugu bazabanzirizaho, nawe ufunguye amaso uzabanza urebe uvuga uti niba batangira byageze gutya na gutya, unyonyombereho banyonyomba, mwihuze mu byange. Nzi neza ko abantu bashobora guhangana n'ibyo bintu, hakagira abarokoka bakanamba ku Mana, kuko n'ubuzima n'ubugingo n'urupfu niko bimeze n'ubundi. Urabifata, urapfa, urabyanga, ushobora kurokoka. Ni ukuvuga rero uzakina amahirwe yo kubyanga, noneho urebe kuko mushobora kwihuza ibyo bintu mukabyanga, noneho mukareba ko namwe mwabera abandi intangarugero, mugahangana na Satani. Kuko Satani icyo akoresha ni ikisi, ni ubwoba. Iyo wamaze kurenga nivo y'ubwoba ukayirenga, ikindi gisigaye ni ukuvuga ngo ni ugupfa no gukira, nyine urabyiyemeza. Satani aza kurimbura, kwica no kunyaga, nta kindi kimuzana. Abantu rero igishimishije ni uko bose bamaze kumenya ukuri, bamaze kubona ko iyi si nyine yahawe Satani. Ukibishidikanya sinzi uwo ari we. Muri ubwo buntu rero Imana yaduhayemo guhitamo, itwereka byose. 2020 2020 yaratweretse. None dore igihe kirageze, Satani agiye kugaruka none acura inkumbi. Ese uzaba witeguye, uzajya kuri ruhande? Nizere ko uzahitamo neza, ugahitamo uruhande rw'Imana, ukarwana kugeza ku munota wa nyuma. Nubwo washiramo umwuka, umenye ko utari umubiri, uri roho, niyo wapfa uzabaho. Aya rero akaba ari makuru nari ngufite uyu munsi. Isi umenye ko irimo irarunga ibirungo byo kuzazana mu bantu iminsi mikeya. Ntuzatungurwe, nubibona uzabimenye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tov miyode.